reka twongere tubasuhuza inshuti bakunzi ba rero yacu aho muherereye hose twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza twizera ko igitondo gikomeza kugenda kibabera icyumugisha. Kuri uyu munsi turaza kugaruka ku makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa ku ikipe yacu ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Turakomeza kugenda tureba iby'amafaranga ya Skol kugeza kuri ubu ngubu akomeje kugenda bankaho y'amabati. Nagara amafaranga ya Skol gusa tubizo gukomeza kugenda tugarukaho turaza kureba muri rusange ishusho y'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport nkuko byakomeje kugenda bisabwa na Robertinho ndetse n'abafana ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwiteguye gukora ibyo Robertinho n'abafana bakomeje kugenda basaba. Si ibyo gusa turi bukomeze kugenda tugarukaho turaza guca muri Rayon Sport Women Football Club ifite umukino mu mikino ya Sekafa ariko kandi bakomeza kugenda bishakamo amakipe agomba gukina Champions League kuri uyu mugabane wa Afrika. Iyo rero turaza kugenda tuyirebaho tureba impinduka ebyiri ikipe ya Rayon Sport Women Football Club ishobora kuza gukora kuri uyu munsi. Ni nyuma yuko umukino ubanza baje gutsindwa n'ikipe ya CBA yo muri Ethiopia ibitego bigera kuri 3-2 kuri uyu munsi baraza gukina niyihe ese baraza kwitwara neza. Nizere ko mwamaze gukora subscribe ariko kandi mukibuka no gukora kunzogera kujya tujye tubana 5 kuri 5 ngira ngo murabizi hano amakuru nyabaha neza cyane abahoraga bambaza bati Modric wagiye he ndagira ngo mbabwire ko nagarutse. Abavandimwe bagiye batandukanye muvandimwe bita Kofi guturuka i Nairobi wahoze anyandikira rwose ambaza ati Modric wagiye rwose ko twakubuze bimeze gute, kimwe n'umusaza bita Komeza Inosa nawe twizere kumeze neza kabisa nawe n'umwe mu bakomeje kugenda bambaza bati Modric wagiye ariko ndagira ngo mbabwire ko nagarutse. Kandi naje mbazaniye amakuru kabisa agezweho mu ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Reka mbwire ushaka kuba natwe muri group ya WhatsApp ko wanyandikira kuri 0788465691. Ereka makuru yacu tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport Women Football Club kuri ubu ngubu iri mu gihugu cya Ethiopia aho ikipe ikomeje imikino ya Sekafa ngira ngo murabyibuka ko umukino ubanza yaje gutsindwa n'ikipe bita CBA yo muri Ethiopia iza gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego bigera kuri 3-2. Ni ikipe ya Rayon Sport yaje kubanzwa ibitego rikigenda ibyishyura nyuma gukora impinduka zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi rero ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 8 iraza kuba yongera kumanuka mu kibuga. Ni ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 8 iraza kuba imanuka mu kibuga ikomeza kugenza irebera hamwe uburyo iyi kipe ishobora kuza kwitwara neza kuri uyu munsi nyuma yuko iyi kipe ya Rayon Sport Women Football Club navuga ko umukino ubanza nubwo navuga ko wenda ititwaye nabi ariko nanone navuga ko ntabwo yigeze yitwara neza kubera yuko yaje gutakaza amanota agera kuri 3. Iraza gukora impinduka rero nyuma yuko yari yabanje mu kibuga uwitwa Ndakimana Angeline niyo nshuti Emerance uwitwa Gaspard Francis uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'umutizedi n'abandi bagiye batandukanye nk'uwitwa Uwase Anderson akaza kandi umurundi bita Keza Angelique umuhoza Angelique ukwinkunda Jeannette n'abandi bagiye batandukanye barimo Nyiramwiza Martin ndetse n'uwitwa Merchavinde Kipi uyu akaba ari umunyamalawi mu gihe Mukeshimana Dorothée abenshi bakunze kwita Ojera uyu nguyu yari mu kibuga hagati ndetse na Mukandayisenga Janine. Byumvikane ko Kaboye nyine ni wari uri kuri atake n'ikipe ya Rayon Sport. Ugiye kureba muri abakinnyi babanjemo ukareba wenda n'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport muri rusange isanzwe ikoresha urabona ko hari abakinnyi nyine batigeze bifashishwa cyase harimo abakinnyi muri ikipe ya Rayon Sport batigeze babasha kujyana n'iyi kipe hariya mu gihugu cya Kenya aho twakomeza kugenda tugaruka nko ku mukinnyi bita Kayitesi Alodi uyu nguyu akaba yaraje kugira ikibazo cy'imvune yo mu kirenge biza gutuma uyu Kayitesi Alodi aza gusigara i Kigali. Byumvikane ko nta nubwo ari mu bakinnyi bajyanye n'iyi kipe. Ni mu gihe kandi kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Karimba Alice yajyanye n'iyi kipe ariko Karimba Alice ni umwe mu bakinnyi bafite imvune batazagaragara muri iyi mikino ya Sekafa. Ni mu gihe uretse abo ngabo kandi
n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nk'uwitwa Nibagwire Ribéry. Uyu nguyu yagiye muri test, uyu nawe ntago ari buze kugaragara cyangwa se ntago ari kugaragara mu ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu kuko shampiyona yagiye gutangira. Nibagwire Ribéry yaramaze kugenda, byumvikane ko abo ni bamwe mu bakinnyi batari gukomeza kugenda bagaragara muri iyi mikino ya Sekafa ekipe ya Rayon Sport Women Football Club yitabiriye. Ngira ngo umutoza Rwaka rero akaba ariko kandi afite ibisubizo byinshi nyuma kwakira abakinnyi bagiye batandukanye, abaturutse muri Kenya, abaturutse muri Tanzania. Byumvikane ko Rwaka Claude afite ibisubizo byinshi. Umunyakenya bita Charity Midewa, uyu nguyu akaba ari umwe mu bakinnyi bagiyemo basimbuye mu gihugu cya Kenya bakunda kumwita Shasha. Uyu mukinnyi rero n'umwe mu bakinnyi bagiye mu kibuga basimbuye, akomeza kugenda yitwara neza kabisa. Bikomeza kugenda bigaragara ko ekipe ya Rayon Sport ibonye ikinyuranyo cyangwa se ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yataka. Kuri uyu munsi rero uyu mukinnyi w'umunyakenya witwa Charity Midewa bakunze kwita Shasha, kuri uyu munsi ni umwe mu bakinnyi baza kubanzamo muri ekipe ya Rayon Sport Women Football Club. Uretse kandi uyu Charity Midewa araza kuba kandi mu kipe ya Rayon Sport haza gukorwa impinduka. Byumvikane ko abanyakenya babiri baraza kuba bari muri iki kibuga. Ni mu gihe kandi uretse uyu haraza kuba harimo uwitwa Lakael Muwema. Uyu nguyu nawe rero n'undi munyakenya ushobora kuza kugaragara kuri uyu mukino. Umwe mu banyakenya cyangwa se bamwe mu banyakenya bagiye mu kibuga mu gice cya kabiri baza guhindura ibintu, ndetse ikipe ya Rayon Sport iza kugombora ibitego yari yatsinzwe. Byumvikane ko rero uyu Lakael Muwema ndetse n'uyu Charity Midewa aba bakinnyi bombi kuri uyu munsi baraza kuba bari mu kibuga, ubwo ikipe ya Rayon Sport Women Football Club iraza kuba imanuka mu kibuga ku isaha y'isa 8, aho ikipe ya Rayon Sport Women Football Club irasa kuba ikina n'ikipe ikomeye cyane. Nongere mbabwire ngo ni ikipe ikomeye cyane, ekipe bita Kenya Police, akaba ari ikipe y'igipolisi yo muri Kenya, imwe mu makipe akomeye, ekipe yegukanye igikombe cya shampiyona muri kiriya gihugu cya Kenya. Byumvikane ko ni ikipe ikomeye cyane, rero iraza kuba ihanganye n'ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 8 z'i Kigali. Byumvikane ko rero ubwo abantu batandukanye rwose mukomeze kugenda mukurikira uyu mukino. Ndumva ari byo twakomeza kugenda tugaruka kuri ikipe y'abari n'abategarugori iza kuba imanuka mu kibuga kuri uyu munsi ku isaha y'isa 8. Reka tuve kuri ikipe y'abari n'abategarugori twerekeze kuri basaza babo. Kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport Football Club navuga ko nimwe mu makipe, ariko kandi ni ikibazo basangiye n'aba bashiki babo, icyitwa amafaranga rwose mu ikipe ya Rayon Sport. Niyo mpamvu abantu bari mu fan club mukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mukomeze kugenda mushyigikira ikipe ya Rayon Sport, kuko kugeza kuri ubu ngubu naga ikipe ya Rayon Sport irakira amafaranga ya Skol. Byagera kuri ikipe ya Rayon Sport Women Football Club. Undi ikipe ya Rayon Sport Women Football Club hari imyenda yagombaga kuba yaragiye yambaye, ariko kubera yuko Skol cyangwa se uwagombaga kubiha umugisha, n'umudamu muri Skol kabisa wagombaga kubiha umugisha, ntago yari ahari. Ikipe ya Rayon Sport ni kuri nyine mwayibonye igenda yambaye, ariko kandi n'ikipe y'abagabo kugeza kuri ubu ngubu haracyarimo ikibazo cy'amafaranga, kubera ko uruganda rwa Skol ntago rurabasha guha Rayon Sport amafaranga. Byumvikane ko amafaranga ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ikoresha nayo abantu bagiye batanga, ubwo n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kongera amafaranga yagiye aboneka kuri Rayon Day. Ayo niyo mafaranga ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu iri gukoresha, ariko uruganda rwenga inzoga rwa Skol ni inzoga zisindisha n'izidasindisha cyangwa se izisembuye n'izidasembuye. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire ko uruganda rwa Skol kugeza kuri ubu ngubu nta kintu ruragenera ikipe ya Rayon Sport. Akaba ariyo mpamvu rero kugeza kuri ubu ngubu nkuko byakomeje kugenda bitangazwa na Robertinho, aho yakomeje kugenda agaruka yuko ashaka rutayizamu byanze bikunze ugomba kumufasha. Agira ngo mwabibonye ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Marine, na ikipe ya Rayon Sport Football Club yaje gukina ariko idafite rutayizamu, kubera ko na rutayizamu w'Umuganda ifite Charles Bare ntabwo yigeze abona umwanya cyangwa se ntabwo yigeze ahabwa amahirwe yo kuza mu bakinnyi batandatu b'abanyamahanga bagombaga kuza guhangana n'ikipe ya Marine Football Club. Byumvikane ko rero ni ikibazo gikomeye, niba Robertinho ubwe ni kigaragaza yuko kuri we yibona yuko nta rutayizamu afite.
niba ikipe ya Rayon Sport ishobora gukina idafite rutahizamu, ubwo nyine mwumve ko ikipe ya Rayon Sport ku kirebana n'igice cy'ubusatirizi ni ikipe ya Rayon Sport ifite ibibazo kabisa. Akaba ari ikipe ya Rayon Sport yagiye igerageza guhengeka abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo irebe ko babasha gukina kuri uriya mwanya, aho ikipe ya Rayon Sport yaje kwashyira uwitwa Elenga ariko bikomeza kugenda byanga. Charles Barry yarahari, ariko Charles Barry yaje gusimburwa. Amaze gusimburwa ahubwo ibisubizo biza kubura muri ikipe ya Rayon Sport, kuko uwitwa Elenga imbaraga yatangaga ku ruhande agiye kubusatiriza byahise byanga, kubera ko uwitwa Iraguha Haji niwe wese ajya ku ruhande uwitwa Elenga yakinagaho, biza gutuma rero ikipe ya Rayon Sport imbaraga zibura. Nkuko byakomeje kugenda nyine bitangazwa na Robertinho na mbere yuko shampiyona itangira, n'umutoza akomeza kugenda agaragaza ko yifuza rutahizamu. Biza gutungurana ikipe ya Rayon Sport isinyisha witwa Falinganye, uyu nguyu kugeza kuri ubu ngubu utarakinira ikipe ya Rayon Sport, kubera yuko nyine witwa Charles Barry akomeje kugenda mubonana umwanya. Abantu bakomeza kugenda batanga bavuga ati urwego rwa Charles Barry twabonye uyu mukinnyi nibaza akamubonana umwanya, ati nyine ubwo muhite mwumva nawe urwego ariho. Aricyo kintu gikomeza kugenda kigarukwaho, gusa ariko wenda ashobora kuba ari imyitozo mike Robertinho mu minsi iri imbere ashobora kuza kumuha umwanya, nubwo ibyo ngibyo atari ibintu tuzi kuri Robertinho, kubera ko ushoboye Robertinho aramukinisha. Ikindi kibazo cyari cyagaragaye muri ikipe ya Rayon Sport, naho ikipe ya Rayon Sport nyine yari ifite abanyezamu babiri b'abanyamahanga kuri bande touche. Ahangaha ibyo abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho bavuga bati Robertinho kuzana abanyamahanga babiri kuri bande touche, ati ibi ngibi bituma nyine umubare w'abanyamahanga ukomeza kugenda ugabanuka. Ati nyamara ni mu gihe ati byashobokaga ko niyo wazana umujiniyo ariko akaba ari hariya kuri bande touche, maze wenda byibuze ikipe ya Rayon Sport ikafite ikindi gisubizo cy'umunyamahanga kuri benshi. Gusa ariko nyine nkuko byakomeje kugenda bigaragara, Robertinho yahisemo kwifashisha Kadim Diaye ndetse n'uyu munyezamu wundi w'umurundi Passion waje kuba ari nawe ari we nimero ya mbere waje kubanza muri rizamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru akomeza kugenda agera kuri rero yacu nuko igihe uruganda rwa Skol rwatanga amafaranga itariki 31 zitaragera, ekipi ya Rayon Sport ishobora kugira gutya rwose igahita igura rutahizamu ushobora kuza gufasha ikipe ya Rayon Sport, kuko kugeza kuri ubu ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize w'imikino yakinnye nta rutahizamu ifite, no kuri ubu ngubu iri gukina nta rutahizamu ifite. Akaba ari ikintu rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bagarukaho bati kudatsinda Marine, ati urebye defense yitwaye neza, kuko yitwa Nsayimana Aimable n'umwe mu ba defense bazamuye urwego, aho kabisa we na Monsieur Propre cyangwa se witwa Omar Ngagne wa Munyasenegal bakomeje kugenda bitwara neza cyane, ariko witwa Aimable we rwose biza kuba ari akarusho. Kimwe n'umuzamu witwa Passion nawe yakomeje kugenda yitwara neza, aza gufasha ikipe ya Sport Seviga kenshi ubwo yabaga isumbirijwe n'ikipe ya Marine. Ahangari icyo abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho nuko ikipe ya Sport byanze bikunze igomba gukora ibishoboka byose ikareba uburyo igomba kubona rutahizamu, kuko mu yindi myanya biragaragara yuko wenda ibisubizo bihari nubwo atari byinshi nanone mu kibuga hagati, kubera ko nk'umukinnyi ahangaha umukinnyi kabisa umukinnyi bita Fisto yarakinnye ariko agera harananirwa, ubona ko kubona umusimbura ari ibintu byakomeje kugenda bigorana cyane, kubera ko abakamusimbuye n'abanyamahanga n'abanyarwanda. Ikipe ya Rayon Sport ifite bakina ku mwanya wa Fisto bashoboraga kuza byibuze bagakora nk'ibyo Fisto yari ari gukora nubwo yarananiwe. Ari byo abantu bakomeje kugenda bishimira nyuma y'uko ikipe ya Sport yasinyishije umuzamu wa Etoile de l'Est. Umwe mu bazamu ngo bakomeje kugenda bitwara neza nubwo ikipe ya Etoile de l'Est yakomeje kugenda imanuka, ariko uyu muzamu yari yagiye gukora test hanze biza kurangira ngo abuze ibyangombwa. Uyu muzamu rero aza kugaruka mu Rwanda, ekipe ya Sport ihita imuganiriza. Byumvikane ko uyu muzamu w'ikipe ya wafatiraga ekipe ya Etoile de l'Est kuri ubu ngubu ashobora kuzaba ari we muzamu wa gatatu w'ikipe ya Sport. Ibi bishobora gutanga igisubizo byibuze igikipe ya Rayon Sport yabanjemo umunyezamu w'umunyamahanga. Kimwe nuko ikipe ya Rayon Sport ishaka kumufatika mu banzamo ikabona ibisubizo byinshi byo gukinisha abanyamahanga benshi muri iki kibuga, nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Akaba ari ibintu byakomeje kugenda byishimirwa n'abantu benshi cyane, ariko kugeza kuri ubu icyo nakomeza kugenda ngarukaho nuko ikirebana n'amafaranga muri ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu kitaragenda neza, mu gihe uruganda rwa Skol kabisa rutaragira icyo rugenera ikipe ya Rayon Sport. Ibibazo by'amafaranga cyangwa se ibibazo by'ubukene muri ikipe ya Rayon Sport biracyakomeye.
reka dukomeze kugenda tubashimira twizere ko mukomeza kugenda mudukurikira, babwira ngo iyi ni Reyo yacu Nyene Modric. Ciao ciao.